am the Burundi of Jesus. Every day I am the Burundi of Jesus. Because he is a good, because he is a good. I am fit Nyash. Nyash fantasy bamereho bateye Rwanda mwajyaga museka mukishima cyane ariko ndakeka iri ari ryo rya nyuma mutsetse amagambo y'uyu muhanzikazi kereka haruzumva amagambo yavuze kera ariko ubu ngubu byamaze kurangira. Umuhanzikazi Gogo Gloriose wari umaze gutera imbere mu minsi mike yari amaze ku mbuga nkoranyambaga ariko ubu ngubu akaba atakibarizwa mu isi y'abazima. Yari yaragiye mu gihugu cya Uganda agiye gukora ibitaramo bijyanye nyine na gospel. Murabizi ko ari umuhanzikazi kandi akaba ari n'umwadeperi umuramyi urimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, ariko birangiye atagarutse mu gihugu cy'u Rwanda. Mwagiye mubona cyane ku mbuga nkoranyambaga, mwaramubonye ubwo yafataga rutema ikirere yerekeza hariya mu gihugu cya Uganda, ndetse mwaramubonye ari kumwe n'abagande bagiye batandukanye ubwo bamwishimiraga mu gihugu cya Uganda. Ngira ngo mwaramubonye ari kumwe na Yago hari Entebbe, barishimye bari amafoto, amaserifi ndetse n'amavideo. Ariko ubu ngubu inkuru yatashye u Rwanda ni inkuru y'incamugongo, inkuru ibabaje, inkuru itashimishije abanyarwanda benshi cyane. Abagande batungwe bakimara kumva ngo umuhanzikazi bakunda yapfuye. Mukama yebaziwe wagalachi aha oli nako njagala oya bivuge none tutabiririmba bivuge twumve Gongo oli nako oro yonako njagala ragara omusayi gwa Yesu bisobanura narimba kumbuye. Ngibyo ibyishimo Gogo Gloriose yatangaga ku mbuga nkoranyambaga, buri muntu wese abaga bamutumiye akaganira nawe, byari ibyishimo cyane. Iki gitangazamakuru rero cyitwa Umuseke nicyo cya mbere hari cyatangaje inkuru mu gihugu cy'u Rwanda ahagana mu masaha 4 n'igice. Nibwo inkuru yagiye hanze ati umuhanzikazi Musabyimana Gloriose y'imyaka 36 wamamaye nka Gogo yitabye Imana. Yaguye mu gihugu cya Uganda aho yari amaze iminsi akorera ivugabutumwa. Nguko rero ko byagenze, nk'iyi nkuru mbi yakwirakwiye mu gihugu cy'u Rwanda mu mahanga, abantu bose bamukundaga bacitse igiko baravuga bati ese Gogo Gloriose yapfuye azize iki? Gloriose ubundi ni iki yazize mu gihugu cya Uganda, dore ko yaragiye gukora ibitaramo hariya mu gihugu cya Uganda? Gogo with her friends from Uganda. Gogo rero akimara kugera mu gihugu cya Uganda, abantu batangiye kumwishimira, bamuriraho amafoto, bamuriraho amavideo agiye atandukanye, mwarabonye ku mbuga nkoranyambaga. Ndetse Gogo yakoze n'ibintu twakita amarayivu ku ma YouTube atandukanye hariya mu gihugu cya Uganda, bigaragaza ko nyine bamukundaga Gogo Gloriose. Ibitangazamakuru byo mu gihugu cya Uganda ndetse n'ibitaro byahariya mu gihugu cya Uganda byitwa ngo Ikayegera Doctor Center nicyo cyatangaje inkuru. Igihe rero nacyo cyakoze kopi y'iyi nkuru, hanyuma kirayitangaza akishira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ati umuhanzikazi w'umunyarwanda ukunzwe n'abantu batari bakeya mu Rwanda ndetse n'imahanga yapfuye ku itariki ya 3 Nzeri 2025. Bitangira gusakazwa gutyo. Ati Gogo yapfuye azize indwara y'uburwayi. Abantu bati ariko se ko yavuye mu Rwanda nta gikuba cyacitse arameze neza atarwaye, yageze mu gihugu cya Rwanda ahita arwara gute? Yakoze ibitaramo, ariko nanone ibitaramo kabona abantu baramwishimiye cyane. Ariko nanone mw'abanyarwanda mwe, abanyarwanda ba kera nibo baga bazi kwitegereza bakavuga bati utaza karazi ifumbwe arazi ifu. None se ubundi Gogo yaba yazize iki? None se ubundi Gogo akora ibitaramo hariya mu gihugu cya Uganda ndetse no mateleviziyo yahesheje abanya-Uganda bakarebwa cyane, ndetse amateleviziyo ndetse n'ama-YouTubers bagakurikirana ari ama-YouTubers. Ubundi bo bashobora kuba bazi ikintu yazize. Agafaranga karaje ahubwo iyi hoteli ahubwo Nsabima tugiye gukomanda Gogo niwe wishyura.
Ndi none nese twagenda n'umusitari tukabwira bise by'Imana yacu icyo kora nkurikije ibyo iba yarakoze nabyo iba yaravuze. None se ubu baduhaye agafi ntiwaza kukishyura? umunsi niwo twishyura. Niko umva twabyanze twamaze no kuyitanga komande mukanyiraza. Ijanga turagurisha kuri ya sambu yawe. Urupfu rwatunguye abantu benshi cyane, ariko nanone umwe mu bareberera inyungu za Gogo Gloriosa bamwita Bike Uwayezu niwe watangaje inkuru y'urupfu rwa Gogo Gloriosa ku itariki 28 Kanama 2025 ubwo Gogo Gloriosa yambukaga u Rwanda agiye mu gihugu cya Uganda we n'itsinda rye. Ubwo bavuye mu Rwanda bagiye mu giterane hara mu gihugu cya Uganda. Gogo rero yagiye mu gihugu cya Uganda agiye gukora ibitaramo ajyana n'itsinda rye ndetse ajyana n'ureberera inyungu ze bamwita Uwayezu. Mu gihugu cya Uganda rero byari ibyishimo byinshi cyane kubera amavideo mwagiye mubona ku mbuga nkoranyambaga ubwo Gogo Gloriosa yahagurukaga akaririmba, abantu bose mu gihugu cya Uganda bagahaguruka nabo bakaririmba izo ndirimbo. Ku itariki 29 ndetse na 30 Kanama ibyishimo byari byinshi rero cyane, dore ko n'abantu bagendaga basubiramo utugambo yagiye avuga tugiye dutandukanye. Abenshi bati every day I need the blood of Jesus, gusa amagambo ndakeka utazongera kuyumva mu matwi yawe. Every day I need the blood of Jesus. Every day I need the blood of Jesus, because he is good, because he is good. Every day I need the blood of Jesus. Ngiyi ndirimbo yatumye amenyekana, igatuma amenyekana mu Rwanda n'imahanga, ndetse igatuma ajya no gukora ibitaramo mu gihugu cya Uganda. Mwaramubonye umunyafrika y'Epfo wigeze kuririmba indirimbo ya Gogo Gloriosa iragenda ikubita miliyoni. Muzi umwana wo mu gihugu cya Brazil n'ubundi nawe waririmbye iyi ndirimbo ya Gogo Gloriosa nayo igakubita miliyaridi. Ariko Gogo Gloriosa ababaje abantu benshi cyane, ubu ngubu utakiri mu isi y'abazima, wapfiriye mu gihugu cya Uganda. Ariko nanone abantu bakomeje kwibaza icyaba cyateye urupfu. Gusa nanone igihe yari yatangaje ko agiye kuza mu gihugu cy'u Rwanda niho yafashwe n'uburwayi atangira kujya mu bitaro gutyo, hanyuma aguma mu bitaro. Ariko inkuru yaje gusohoka twe tuzi ngo wenda agiye gukira ataha i Rwanda, ataha mu gihugu cyamubyaye, ngo yapfuye. Yo Nsigaye mfite nyashi se ndazizi rekana ubwo bugufi muba mumbona. Ashaka kujya gukoresha sajya inzira nanyuramo kugira ngo ndengeho ari ibyo. Ambwira ko bankunze yende bambaza ngo ubundi ngo nzakomeza mbiho gutyo ngo nibyo kiza imbere, mbega banumva ngo ngize nk'umukuzi mbona umbwira kwa nkunda ashyigikiye ashaka uburyo twakigiranira ubushuti ngo tukororoka ngo tukabyarana akana ngo ubundi ngo ubwo uzakomeza ubeho gutyo mpaka. Ariko se ubundi uyu muhanzi wigiraga urwenya ndetse akaremba n'indirimbo zigakundwa, ibi ngibi bishobora kuba ari byo bamushishije. Umuhanzikazi wari ufite imyaka 36 ariko akaba nta n'umwaka yari amaze agaragaye muri sinema ubwo yaratangiye kuba icyamamare, ariko bikaba birangiye apfuye. Ese ni abantu bamuroze? Ni abanzi se yari afite bayifuje ko ashobora kuva ku isi nyine igihe kitaragera? Gusa nanone twamenya ngo igihe cyari kigeze cyangwa se ntikiragera, dore ko n'ibitaro byirinze kugaragaza ikintu ushobora kuba yazize. Yo abamurebera mu nyungu rero batunguye bamaze kumva ngo Gogo Gloriosa yapfuye, batazi icyo azize. Gusa uburwayi bwe yarabufite, ariko bavugaga bati ntago ari uburwayi bukabije, ariko uburwayi ntibateganyaga ko ruzavamo urupfu. Reka twifurize Gogo Gloriosa rero iruko ridashira, umuryango ukomeze kwihangana, nta kundi byagenda. Ibyiza n'ibibi mu isi bigomba kubaho, kandi ngo iyo uri gutera imbere niko abanzi bawe bagenda baba benshi. Hanyuma nyine
ubwo igihe cyazagera bakagukura ku izi bakubonye urwaho. Byarangiye rero Gogo Ruryoza apfuye, apfira mu bitaro bya hariya mu gihugu cya Uganda, kuko nibyo byatangaje iyi nkuru. Nababwiye ko Umuseke ari we wayitangaje, ariko nanone nabo bari bayikuye mu gihugu cya Uganda. Birangiye gutyo rero umuhanzikazi waragiye mu bitaramo bya hariya muri Uganda, birangiye apfuye. Reka twihanganisha umuryango wa Gogo Ruryoza, ndetse tunabwire abo mu muryango we ngo bakomeze kwihangana, hanyuma Gogo Ruryoza nawe aruhukire mu mahoro. Ngayo ngukorera ibiri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ni inkuru ibabaje yacitse igikuba mu Rwanda ndetse n'imahanga. Abantu bose bagiye bakora challenge kuri uyu muhanzikazi, bavuze bati ariko se ibi ni ibiki koko? Gusa nta kundi byagenda, nyine naruhukire mu mahoro, umuryango we ukomeze kwihangana. Reka mbifurize kugomeza kugira ibihe byiza, ariko nanone nkwisabira kunshigikira ugakanda kuri buto subscribe, kugira ngo amakuru ndetse n'ibiganiro nzajya nkora bize bihita bikugeraho mu ba mbere. Mugire ibihe byiza, ndabashimiye.